Facebook, ujye kuri Twitter, nurangiza ujye kureba ibitente kuri TikTok, sibyo? Ibyo byose kubikoresha bishobora gutwara umwanya ndetse n'ubunebwe, kuko usanga abantu benshi yicaye ubona ntacyo akora, nubwo nta kintu yaba ari kurebamo, hari igihe afashe telefone akareba nta kindi kintu arimo kurebamo, ugasanga uwo mwanya rero dukoresheje tupfusha ubusa. Cyose gicogoza imbaraga z'umubiri, gica intege ubwenge, kandi gituma ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza bugwabira. Iyo ubushobozi bwumva kandi busesengura bugushijwe ikinya bitewe no kutirinda uko ariko kose, ibyiteka ryose ntiba bigitandukanywa. WhatsApp tuzi cyitwa Facebook, hari wena na za Instagram, hari TikTok, hari YouTube, hari Twitter. Ababisobanukiwe nk'abajene bari guhita babyumva. Ibyo rero ni umugisha kuko biradufasha cyane mu igice cya 4 turasoma umurongo wa 8. Bibiliya na harambure, ufite telefone arebemo kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Hari amagambo avuga ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi akabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Nagerageje guhubara ibi bintu barondoye, nasanze ari ibintu 8, turaza kongera kubigarukaho. Namenye amakuru ko kandi turi mu byigisho cyane cyane mu mavuna yahariwe abasore, niyo mpamvu nanjye ntegura ikigisho cyo kugira ngo tuganire nibanze ku byo abasore bakunda. Nuko ntegura ikigisho kivuga ngo imbuga nkoranyambaga n'imyitwarire y'urubyiruko rw'Abadiventiste, uburyo tuzikoresha ndetse n'ibyo tukwiriye kwirinda ibyago bishobora kuboneka muri ikoresha ry'imbuga nkoranyambaga. N'uwo mugambi nari mfite ku batari Abadiventiste. Mitoro ryacu tugira icyo twita icyiciro cy'ubuzima, icyiciro twigamo gukoresha neza ibyiza iby'Imana yaduhaye, ariko kandi tukirinda ibibi, tukabyirinda rwose. Niyo mpamvu n'imbuga nkoranyambaga ni umugisha dufite, kuko ni Imana yatanze ubwenge, abantu barazikora, ariko kandi tuzikoresheje nabi aho kugira ngo bitubere umugisha, usanga hajemo umuvumo. Ubundi iyo tuvuze imbuga nkoranyambaga ni iki? Ni imiyoboro iriho idufasha mu gusakaza amakuru cyangwa se amashusho cyangwa se amajwi, ndetse no kwiga no kwamaza ubutumwa bwiza. Bijya turirimba ngo ubutumwa bwiza ubusakare, imiyaga ijyana ayo makuru, akenshi ni ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Zimwe rero mu mbuga dukunda gukoresha cyane cyane wenda hano mu Rwanda, ntago nzi niba zifite ikinyarwanda, ariko nimvugamo nasanga muzizi. Abantu benshi tuzi cyitwa WhatsApp, tuzi cyitwa Facebook, hari wena na za Instagram, hari TikTok, hari YouTube, hari Twitter. Ababisobanukiwe nk'abajene bari guhita babyumva. Ibyo rero ni umugisha kuko biradufasha cyane mu kuma habaho itumanaho vuba ku buryo bwihuse, ndetse no kwiga navuga ngo ni uburyo bw'ubuntu, kuko iyo ugiye ku rubuga ukagira ibintu wigaho ubibona ku buryo bworoshye, ndetse no gusangiza abandi ubutumwa cyangwa se no gufashanya hagati yacu. Ngira ngo n'amakuru yagira urubuga ngo bahuriyeho, hariho n'uvuga ngo ko mutatubwiye amakuru ngo twayohereje hehe kuri WhatsApp, sibyo? Ngo rero kuri WhatsApp ngo nabyohereje. Ni uburyo rero bwo gufasha abantu. Iyo rero bikoresheje neza nkuko nababwiye ni umugisha, ariko iyo tubikoresheje nabi rero nabwo ni ibyago. Bimwe mu byo nabashe kubona bituma dukoresha imbuga nkoranyambaga bikatubera umuvumo, nuko mu buryo bumwe bituma duta umwanya cyangwa se guta igihe ndetse n'ubunebwe. Ku bantu bakoresha WhatsApp, hari igihe uba uri ku mbuga zirenga 20-30, kandi muri izo mbuga zose hakabaho uburyo ushobora kuzisoma, hari ubutumwa ugomba gusubizaho. Ubwo rava kuri WhatsApp ujye kuri Facebook, ujye
kuri Twitter, nurangiza ujye kureba ibitente kuri TikTok, sibyo? Ibyo byose kubikoresha bishobora gutwara umwanya ndetse n'ubunebwe, kuko usanga abantu benshi yicaye ubona ntacyo akora, nubwo nta kintu yaba ari kurebamo, hari igihe afashe telefone akareba nta kindi kintu arimo kurebamo, ugasanga uwo mwanya rero dukoresheje tupfusha ubusa. Ikindi ni uko bidufasha nanditse ko ari ukwishora mu byaha by'amaso ndetse n'ibitekerezo. Buriya amaso ni imwe mu nzira Imana yateguye zigaburira ubwonko bwacu. Iyo rero turebye ibibi bigaburira ubwonko ibibi, n'ibyo tuzatanga kenshi bizaba ari ibibi. Izi mbuga dukoresha zuzuyeho amashusho mabi. Hariho amashusho yigisha abantu gusambana, kunywa inzoga, ubwicanyi. Ibyo byose iyo tubirebye hari igihe byuzura intekerezo zacu, ugasanga natwe twanduye izo ngeso. Kandi iyo ibitekerezo byanduye n'ibyo dutanga ko nababwiye nabyo ntabwo ari byiza. Ikindi uko bidutandukanya n'Imana iyo tutabicunze neza, kuko iyo ibyo bitekerezo bibi, nimusoma itangira gice cya 6, ubwo abantu bari bamaze kuba babi cyane, ngo kwibwira kwabo kubaye kubi. Musoma yuko Imana rero yafashe umwanzuro nuko irimbura abo bantu. Rero byaba byiza tubashe kubikoresha neza mu buryo bwiza. Ikindi ni uko hari indwara nyinshi zituruka mu gukoresha izi mbuga nkoranyambaga. Dufite icyumba tujya dufashamo abantu hari akimisagara bashaka kuba bagira ikibazo ku isabato. Ushize nigeze kwakira umwana w'umukobwa afite ikibazo cy'umutwe cyane, shakisha icyawuteye ndakibura, ndamwe mbwiza ukuri byagenze bite. Barambwira ngo kuva saa 3 kugera saa 9 ngo arimo areba filime. Murumva rero natwe arindwa dushaka kugira, hari za stress ziriho, hari za depression. Ku bafite ubushobozi bwo kuba basoma izi mbuga, muze kureba icyo yaba OMS cyangwa se na RBC bakoresha bigisha abantu. Akenshi nuko bababwira yuko izi ndwara nyinshi ziri kubaho muri iminsi zishaka guterwa n'iryo koranabuhanga. Ari icyo nasomye nawe yanditse mu gitabo cyitwa Ubutumwa ku basore, avuga ko ikintu cyose gicogoza imbaraga z'umubiri, gica intege ubwenge, kandi gituma ubushobozi bwo gutandukanya ikibi n'icyiza buguhabira. Iyo ubushobozi bwumva kandi busesengura bugushijwe ikinya bitewe no kutirinda uko ariko kose, ibyiteka ryose niba bigitandukanywa ndetse n'ibisanzwe. Mpamvu nazanye uyu murongo nuko akenshi mu kuzikoresha nabi zirambuga bituma natwe duta umurongo nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye, ndetse ziguhabiza n'ubwenge. Ntabwo ari byiza rero ko twazikoresha cyane. Umukristo rero akwiriye kuzitwaramo ate? Nuko dukwiriye guhitamo ibyo tureba cyangwa se ibyo dusangiza abandi. Ikindi tukareba ibyo dukora n'ibyo tureba. N'impamvu twasomye rya somo, iyo ugiye kureba cyangwa ugiye gusangiza abandi ukabisha muri iki gipimo cy'iri somo, ukareba niba biboneye, niba bikwiriye, niba ari ibyo gushimwa imbere y'Imana, norangiza ukabona kubisangiza abandi. Ikindi tukwiriye kureba niba ibyo bintu byaba bishimishije Imana. Byaba bishimishije Imana tugakomeza, ariko iyo bishimishije kamere yacu ntabwo ari byiza. Zimwe mu nama rero nabagira nuko dukwiriye kugena igihe cyo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga, tukaziha umwanya wazo. Ikindi kandi twemereye ko zifata igihe cyacu cy'amasengesho ndetse n'igihe dufite cyo kubana n'Imana. Tugahitamo inshuti nziza kandi tugakoresha imbuga nkoranyambaga mu murimo w'ivugabutumwa. Dusoza nuko imbuga nkoranyambaga ari ibikoresho gishobora kudufasha cyangwa se kikadutandukanya n'Imana. Duhitemo rero kuzikoresha mu buryo bushimisha Imana. Imana ibahe umugisha. Umwijima w'icuraburindi, mboshywe n'iminyururu y'ibyaha, ibyiringiro byanjye bishize, ibyo rwa rugendo bikenereye. Ese birashoboka kuba umuneshi, kuba maso ugasenga ubudasiba,
cyo ngaho nyibutse iby'uru rugamba, ongera unyibutse n'iby'aya ntwari. menye n'uburyo yatsinze cya gihanda, akaba muri iyi sari umuneshi. Nkoresha mu ntege nke zanjye, kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Nkoresha mu ntege nke zanjye, kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Iyi nzira ubwayo irafunganye, iyi si nayo iratugoye. Ingabo z'umwijima zirasheze, ntituzanyura mu izuru ry'urushinge. Ese koko tuzatsindura urugamba? Ese hari ibyiringiro byo kunesha? Bwira ibya Enoki, Mose na Eliya, bwira uko babaye mu isi bakanesha. Bwira aho bavanaga izo mbaraga, bakatubera urugero mu kwizera. Nkoresha mu ntege nke zanjye, kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Nkoresha mu ntege nke zanjye, kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Namujyundindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kuba witeka. Umfata ukuboko ninshika intege, mbere ingabo inkingira ku rugamba. Biringira amagare n'amafarashi, abandi biringira ubutunzi bwabo, ariko njye nziringira izina ryawe, kuko ari ryo gihome kidukingira. Nzanezerwa wa munsi ndi imbere yawe, ndebesha amaso yanjye uwo wacunguye. Nkoresha mu ntege nke zanjye, kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Nkoresha mu ntege nke zanjye, kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Kubaho kwanjye mbikesha wowe, mwami nyabaruzi ngezi wawe. Uri mu gituro ndi muzima, yasize icyubahiro cye mu ijuru, aza kuvukira muri iyi si. Akura ashimwa n'Imana n'abantu, akora ibitangaza byinshi, kugeza nawe abambwa ku musaraba azira iby'agacu. Arabambwa arashinyagurirwa, umwami Yesu aratanga. Byari bisa n'ibiragiye,
munsi wa gatatu azuka anesheje. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ni muzima, twishime, niwe kunesha kwacu. Hahirwa uwizeye umukiza Yesu, ntazarimbuka ahubwo azabaho, naho yasinzira mu by'ubu buzima azazuka yambikwa ikamba. Ubwo Yesu azaba agarutse kujyana abe bamwizeye, Yesu riteguye mugenzi, ijuru riratwegereye. Tumwitegure, tumwitegure, Yesu ari hafi. Mubwire bose iyo nkuru yuko dutabawe. Haleluya, 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 haleluya. Tuzimana ingoma idashira, tumushime, niwe kunesha kwacu. Tumwitegure, tumwitegure, Yesu ari hafi. Mubwire bose iyo nkuru yuko dutabawe. Haleluya, 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 haleluya. Tuzimana ingoma idashira, tumushime, niwe kunesha kwacu. Haleluya, 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 haleluya. Tuzimana ingoma idashira, tumushime, niwe kunesha kwacu. Haleluya, 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 haleluya. Tuzimana ingoma idashira, tumushime, niwe kunesha kwacu. Utinyishijwe n'iki gusa nawe uterebutse? Ese ni ibyago cyangwa amakuba? Muri iyi si niko bimeze, ushaka hose ukabura igisubizo. Ese ukomezwa nande? Ibyiringiro muzanihumure, hari umwami ukwitaho, niwe mpamvu yo kubaho kwawe. Ibyo yibwira kutugirira ni byiza biruta ibindi.
kimunanira Imana igahemuka ibyo yibwira kutugirira ibyiza biruta ibindi umura wicogora ari hafi yawe niwe gisubizo byose we ntakimunanira Imana igahemuka uko byamera kose nawe ibihe byahinduka menya ko Uwiteka adahinduka we ntiyagukundira kugeragezwa n'ibyo utashobora azaguheta imbaraga mugumeho ntazagutererana abasha kugukiza nanambara atanesha mwemerera kubera umugenga ibyo yibwira kutugirira ibyiza biruta ibindi umura wicogora ari hafi yawe niwe gisubizo byose we ntakimunanira Imana igahemuka ibyo yibwira kutugirira ibyiza biruta ibindi umura wicogora ari